cyubahiro marazuka ajya mu ijuru. Tugihagaze turasoma ibyanditswe byera. Turasoma muri Matayo cya 17, turera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Turahera ku murongo wa mbere. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Iminsi itandatu ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana mwene se bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Akibivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mu mwumvire. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye baratinya cyane. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit: Lèvez-vous, n'ayez pas peur. Yesu arabegera abakoraho arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Uwiteka atanga umugisha ku bw'amagambo ye tumaje gusoma muri aka kanya. Mushobora kwicara. Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi n'iteka ryose ntago ahinduka. Yesu Kristo ariwe Mana nzima, Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yaje mu mubiri kugira ngo ibashe kwiyunga natwe. Ariko iyo Mana kuva mu ntangiriro isohoka mu iteka ryose, irema, mu kurema iyo Mana ibyo yari yatekereje ibigaragaza ivuga. Nibyo bita ngo mbere na mbere hariho jambo. Imana isohoka mu iteka ryose yasohotse ivuga ngo abeho. Ikivuze gihuye n'ibitekerezo byayo kigahita kibaho. Ngo Imana mbere na mbere irema ijuru n'isi. Yarema ijuru n'isi ivuga. Turi kuri umubumbe
w'iyi si, ariko hariho n'indi mibumbe, haba n'iyi si turiho, haba n'indi mibumbe tutabona. Ibyo byose byaremwe n'Imana. Imana ivuga, mbere na mbere hariho jambo. Jambo wa wundi wavuze mu ntangiriro ari we Mana. Jambo yari kumwe n'Imana, jambo yari Imana, jambo yaremye byose. Mu gihe udashobora gusobanukirwa imvugo y'ijuru, mu gihe abonetse interuro ivuga ngo jambo yari kumwe n'Imana, uhita ubona ko ari babiri. Babaye babiri, byahita bigaragara ko abaremyi babaye babiri. Imana yaremye mu ntangiriro, n'uyu jambo wari kumwe n'Imana nawe muri Yohana bakavuga ngo nawe yararemye, abaremyi baba babiri. Ntabwo byashoboka, kandi tuzi ko umuremyi ari umwe. Iyo Mana yasohotse mu iteka ryose irema mu ntangiriro, niwe jambo waje noneho yambara umubiri. Ubundi jambo mu yindi mvugo ni Kristo, ijambo risizwe, nk'uko n'ibyanditswe bibihamya. Mwene data yanadusomera muri Yohana icya gatandatu umurongo wa 61-62. Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati, mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Mwabona umwana w'umuntu, uwo ni Yesu Kristo Mana. Jambo arimo kuvuga ayo magambo kubera ko abantu barangazwaga n'umubiri, batazi wari muri uwo mubiri, wavugiraga muri uwo mubiri. Ngo noneho ko musitaye, muramutse mubonye umwana w'umuntu asubiraho yaturutse, naho ngaho dutanga ubuhamya twishingiye no ku byanditswe, tuvuga ngo Mariya yabyaye Yesu muntu, ariko ntabwo yigeze abyara Imana. Imana kubera ko ari umwuka, kugira ngo iyo Mana mwuka tuyitandukanye n'imyuka mibi, ni umwuka wera. Uwo mwuka wera ni watwikiriye Mariya, ntabwo ari umwuka wera winjiye mu nda ya Mariya. Noneho uwo mwuka wera watwikiye Mariya, uwo mwuka yikorera umubiri wayo mu nda ya Mariya. Yesu abyarwa na Mariya. Amaze kugira imyaka 30, yasanze Yohani Mubatiza. Yohani Mubatiza aramubatiza. Wa mwuka wera ari wese watwikiriye Mariya, niwe mwuka wera wamanutse mu ishusho y'intumwa, aza none kumwinjiramo. Ubumana bwose, Imana itasigaye mu ijuru, ubumana bwose ariho Kristo yinjira mu mubiri we. Nicyo kintu n'abiga iby'Imana badashobora gusobanukirwa. Ariko ntago wabimenya ujya gukubita agahanga hasi ujya kwiga. Ibyo ubihabwa na nyir'ubwite, ahita aguhishurira uwo ari we. Ngo nimubona umwana w'umuntu asubiye aho yaturutse, noneho mwarushaho gutangara.
ariko none arahita none asobanura ikindi kintu kugira ngo abantu ntibazaze barangazwa n'iby'inyuma. naho ngaho na mwene data Petero yahise abwira ba bene data bamaze gusabira cya kirema bakinjirana nacyo mu rusengero kigenda, ahita ababwira ngo ko amaso yanyu ari kuri twebwe, mwibwira ko ari twe twakoze ibi ngibi. Ni mu izina ry'uwanesheje uyu muntu yahagurutse. Niyo mpamvu abantu bagomba kurenga ibigaragara ntibarangazwe n'icyo ari cyo cyose. naho ngaho mu gihe we basitaraga agiye kubabwira noneho imvugo y'ijuru ikomeye. mwene gera ku murongo wa 62. Umwuka wera ni utanga ubugingo. Umwuka wera utanga ubugingo. Utanga ubugingo gute? naho ngaho Yesu ahita avuga ngo iri jambo mbabwira ni umwuka. noneho uyu mwuka wera wambara ishusho y'ijambo, noneho uwakiriye iryo jambo aba yakiriye umwuka. niyo mpamvu mubona Satani yinjira. Satani nawe ni umwuka. Satani yinjira aza kugaba igitero yifashishije kuvuga. naho ngaho bisaba ko abantu barushaho gusobanukirwa ibyerekeye iby'ijambo. umubyeyi ufite abana agomba kwirinda mu gihe yaturiye abana be umugisha avuga iryo jambo rikurikirana abo ngabo aryaturiyeho. n'igihe ashobora no kwatura akatura ikintu kibi, kubera ko iryo jambo aba avuga, iryo jambo rihita rigira ingaruka. naho ngaho natwe nk'abana b'Imana twakiriye umwami mu mitima yacu. mu gihe ubumbura umunwa uvuga, ugomba kwatura ibyiza, ubyaturira bene so. ariko mu gihe umwuka mubi wagufata, umwuka wera ntabwo watura ibyiza, umwuka mubi watura ibibi. niyo mpamvu tugomba kenshi na kenshi gucunga, kuba maso. mu gihe tunaganira kugira ngo umenye isoko iri muri wowe, mu gihe ari isoko y'umwuka wera uvuga iby'Imana, Imana nayo ikaturira abayo umugisha. noneho abayo mu gihe bakiriye ijambo baba bakiriye uwo mwuka. naho ngaho ubona Satani mu gihe abibaga ibinyoma, Adamu na Eva bahise noneho bakira iryo jambo ry'ibinyoma, ribagiraho n'ingaruka. icyo kinyoma kibatandukanya n'Imana. ariko mu gihe bari gukomeza rya jambo Imana yababwiye,
ubwiza bw'Imana bwari gukomeza kubagumaho. Naho ngaho mubona uyu munsi bibaye ngombwa ko dufatanya mu ijambo rivuga ngo tumwumvire. Uyu nguyu bavuze ngo mumwumvire niwe Yesu Kristo, Imana nzima yagomba kuvuga. Wa wundi wavuze asohoka mu iteka ngo abeho, wa wundi waganirije Abrahamu akumvira, uwo nguyu niwe uvugira hagati yacu. Twebwe abana b'Imana tugomba gutega amatwi y'imbere kugira ngo twumve icyo Umwuka atubwira. Icyo Umwuka atubwira bica mu ijambo. Kumvira Imana bigendana n'umugisha. Kutayumvira bigendana n'ibyago. Naho ngaho ubona no munangiriro kubera kutumvira Imana biturutse no gutega ugutwi umwanzi. Umwanzi azana ikinyoma kinyuranyije n'iby'Imana yavuze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uzongera kuri aya magambo y'Imana. Imana yahumetse ikayobora abantu zinumwa, iki gitabo kikandikwa. Iki gitabo gitandukanye n'ibitabo byose abantu banditse. Noneho amagambo yanditswe muri iki gitabo ntabwo abarwa kuko Imana yaciyemo ngo bayandike. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo uzongera cyangwa agabanye kuri aya magambo, ibyago bizagera ku bantu nawe bizamugeraho. Noneho reba ukuntu abantu bongera ku ijambo. Niyo mpamvu bisaba ko dusobanukirwa n'ibyo Imana yavuze. Iki gitabo nubwo wagira ibitabo byinshi abantu banditse, ariko mu gihe usomye iki gitabo n'ibyo udasobanukiwe bisaba kupfukama ugasaba Imana yemeye ko aya magambo yayo yandikwa. Iyo Mana ikagusobanura ukamenya imvugo yayo. Kongera kuri iri jambo bituma abantu bahura n'ingorane. Ko Imana yari yavuze ngo ibyira Adamu, bwenda ntitubivuge amagambo gusa, tubishimangire n'ibyanditswe hariya mu ntangiriro. Imana ibyira Adamu, mwene data yadusomera igice cya kabiri were ku murongo wa 10. Umugezi uturuka muri Edeni uneteshwa n'iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Umwe witwa Beshoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'ihavila kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budola n'amabuye yitwa shahamu. Soma sanusimbuka gato murongo wa 15. Uwiteka Imana ijyana uwa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. 16. Uwiteka Imana iramutegeka iti,
ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. tubona hano ku murongo wa 17 bavuga ngo kugira ngo tubashe gusobanukirwa ko aya ni amagambo y'Imana. Imana igomba gukurikirana. N'abantu bavuga ko biga Bibiliya ariko Imana itabashoboje ngo basobanukirwe. Tubona hano ku murongo wa 17 ko Imana ivuze ngo ibwira Adamu. Subiramo uwo murongo. Ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. None reba ukuntu Eva yongereye kuri aya magambo Imana yavuze. Ubwo twabisomye avuga ngo ntuzakiryeho. None Eva we mu gihe Satani barimo kuganira arahita yongeraho. Mwene dusomere umurongo wa 2 ku igice cya 3, ariko hera ku murongo wa 1. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Mwakurikiranye? Ari Imana yabwiye Adamu imubwira ngo mu gihe uzajya kuri icyo giti uzahita upfa. Adamu Satani arimo kumubaza, nawe arimo gusobanura. Wahita avuga ngo Imana koko yatubuje kutakiryaho, yongeraho ijambo rivuga ngo ntituzagikoreho. Ibyo Imana byo ntabwo yabivuze. Naho ngaho Imana ntabwo yemerera abantu kongera ku ijambo ryayo. Ijambo ryayo uko yarivuze, yemwe no kurisobanura. Nta muntu ufite uburenganzira bwo gusobanura uko abyumva. Imana niyo isobanura, niyo itanga n'insobanuro ku ijambo ryayo. Noneho mu gihe turimo kuganira kuri aya magambo n'umutwe w'ijambo ryayo tuvuga ngo tumwumvire, ikintu Imana cyayibabaje cyane, hano mwene data nadusomere mu gice cya 3 murongo wa 16 17. Tumenye ikintu cyababaje Imana. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. 17. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo ugombye kubiruhira. Icyo nicyo kintu cyababaje Imana. Adamu yumvira umugore we. Ntago bari muri gahunda yo kubaka amazu, ntago bari muri gahunda yo kujya guhinga umurima. Umudamu yakugira inama mu byerekeye imishinga wenda murimo, ukanamwumvira bikanagira icyo bitanga. Ariko iri jambo bavuze hano kugira ngo
turusheho kurisobanukirwa. Eva mbere y'uko aganiriza Adamu yabanje kuganira n'inzoka, inzoka nyamaswa. Ariko iyo nzoka nyamaswa Satani urwanya Imana niwe wavugiraga muri iyo nzoka anabaza, Imana yavuze gutya na gutya na gutya. Eva nawe batangira kugirana ibyo biganiro. Noneho Eva yumvira Satani yavugiye mu nzoka. Noneho uwo Eva yagiye no kuganiriza umugabo. Ntabwo byari mu mushinga urebana n'ibya Edeni. Ni ikibazo cyo gupinga ibyo Imana yavuze. Tadirike Satani wari wasize inzoka, uko gusigwa kwari kw'inzoka kujya no kuri uwo mugore. Umugore none ajya kubiganiriza umugabo, ariko amuganiriza uburyo bwo kurwanya icyo Imana yari yavuze. Icyo nicyo kintu cyababaje Imana. Ku muntu wenda utabyumva neza yavuga ngo uriya muvugabutumwa ashaka kwigisha ko noneho mu gihe umugabo n'umugore bicaye baganira bungurana ibitekerezo ku mishinga yabo, umugabo adashobora kumvira umugore. Umwumvire muri iyo gahunda, ariko numwumvire gukandagira ijambo ry'Imana, naguteranye n'Imana. Naho ngaho ari ipfundo rikomeye. Murabona Satani mu gihe yagabyaga igitero, yanze kwegera Adamu, kubera ko hariya mu ntangiriro twasomye Eva atari yanagaragara. Eva akiri ari muri Adamu, Imana imuganiriza. Noneho mu gihe Satani yaje kugaba igitero, ntabwo yasanze Adamu amubwira ngo Adamu, Imana koko yababujije gutya na gutya. Yaciye ku mugore. Hari ikintu yashatse kubiba, ikintu kibi, ikintu cyo kuvanga. Urwo ruvange no kumvira ibyago byose iyi si yahuye nabyo byaturutse hariya. Noneho Imana mu gihe yaje iri mu mubiri, ije guhangana na Satani. Satani wa wundi waganirije Eva, Imana none iza mu mubiri. Ijambo ry'Imana riri imbere yacu, naho ngaho tubaganiriza kugira ngo tubashe gusobanukirwa uko Imana ikora. Yemwe ntabwo twanahisha, twanavuga n'ukuntu Satani akora, uko yagabye igitero mu busitani bwa Edeni, atandukanya Adamu n'icyo Imana yamubwiye. Ubwo buryo bwe nibwo agikoresha na n'ubu. Ikintu Satani yanga ko abantu bakomeza ijambo ry'Imana uko Imana yarivuze, kubera ko barikomeje. Satani ntabwo yabahangara. Niyo mpamvu ubona mu gihe Imana ije mu mubiri, iserutse iri mu mubiri, kugira ngo tubashe no kuyisobanukirwa ngo ntago Imana yasigaye mu ijuru. Imana yamanutse iseruka mu muntu witwa Yesu, akongererwaho icyo bita Kristo. Mwene data, mu gihe dusomera muri Matayo igice cya 4, Imana itangira icyayizanye ariko iri mu mubiri. Mwene data, dusomere igice cya 4 muri Matayo
hera ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 4. maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Sanurekera aho ngaho tukaba twe duhamya ariko dushingishije no kubyanditswe tuvuga ngo Imana ni umwuka wera, ngo Yesu umwuka w'Imana uri muri we umuyobora mu butayu. C'est-à-dire ni Imana isanze Satani iri mu mubiri hagiye kuba n'ibiganiro. Naho ngaho iby'Imana na Satani abantu benshi nabo babisobanukiwe. Satani ni umwanzi w'Imana, nibyo. Ni umugome. Noneho Yesu Kristo aje kugira ngo abashe kuducungura. Imana muri Yesu, nibyo bavuga hariya, umwuka yobora Yesu, umwuka wera yobora Yesu mu butayu, agiye kubonana nande? Na Satani. Noneho birasa n'ibinyuranyije n'ibyabaye mu bustani bwa Edeni. Satani yaramanutse aca ku mugore abiba imbuto. Noneho Imana nayo ije mu mubiri, ntabwo imuhunze, imusanze mu butayu, baragira n'ibiganiro. Noneho naho ngaho uvuga ngo torero ry'Imana ikintu tugomba gukomeraho kuruta n'ibi byose tubona ni iri jambo ry'Imana twumva. Mu gihe iri jambo ribaye muri twebwe tukamenya icyo Imana yavuze, mu gihe duhuye na Satani ntabwo umuzaniraho ibintu byawe byo mu bitekerezo, uterura ijambo uvuga ngo Imana yavuze gutya. N'igihe uhuye n'abanyamadini barimo gusoma ibyanditswe babicurika, wowe Imana yiyishuriye ugomba kumenya icyo so yavuze. Noneho dukunda no kubivuga no mu Kinyarwanda ngo umwana udashobora kumenya icyo se yavuze ngo ntabwo amenya niba ari ibiki. Nuko bivuga mu Kinyarwanda ngo utaraganire na se ngo ntabwo yamenye icyo niba ari so yavuze. Noneho natwe abana b'Imana bisaba ko iyi Mana mu gihe turimo no kumvira ijambo tumenya ngo ni data urimo kutuganiriza, noneho adushishikariza ibyo yavuze ntitubyibagirwe. N'igihe turi ku rugamba, mu gihe uhuye n'intambara, ntabwo ufata mu mutwe, ugomba gusubiza Satani wifashishije icyo Imana yavuze. Ni iby'ingenzi. Mu gihe Satani akugabyeho igitero, ntabwo uvuga ngo ngenda atekereza gutya, kujyane hirya, noneho wibagirwe icyo so yavuze. Impamvu tugomba no gusobanukirwa iby'iri jambo mu gihe uhuye n'ibibazo. Si wowe wa mbere, hari abatubanjirije ba Shadraka, Meshaki na Abedenego, ba Yobu n'abandi. Nta gishasha kikubaho. Noneho niyo mpamvu ugomba gusobanukirwa ukibuka ibigwi uko Imana yagendanye n'abatubanjirije. Satani ntakwibagize. None wowe ujye mu bitekerezo byawe uzavuga ngo iyo Mana yagendanye na Eliya yabashe kuyumvira, nanjye iyo Mana niyo nizera. Noneho
ukareba ibyo Mana yakoranye na Eliya, igakorana na ba Shadrach, Meshach na Abednego bahagarara mu ruhande rw'Imana badakebaguzwa, barebe noneho abantu benshi bacitse intege, bapfukamiye ibigirwamana. Noneho niyo mpamvu muri uru rugendo nta muntu ugomba kureba ku bandi, buri wese agomba guhanga umwami. Niba abandi bapfukamiye ikirwamana hariya muri Babiloni, ariko nubwo abantu benshi bacika intege, Imana ntabwo yabura abahamya 2 cyangwa 3 bahagarara kigabo. Niyo mpamvu muri iki gisekuruza turimo, nubwo Satani ari ku murimo aca intege, ariko agomba kuboneka bene data n'abashiki banjye bahagarara nka Shadrach, Meshach na Abednego. Noneho umwanzi akaba ari aho ngaho azana iterabwoba, yongera umuriro. Ntabwo tugenda imbere y'Imana tureba kubigaragara, ntabwo ugomba kureba kubyucamo n'ibyo wita ngo n'ibigeragezo. Iyo Mana wizera, iyo Mana ikurimo iruta ukorera mu bisi. Witeka akomeze ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Icyo umwami dusaba si ugucyabaguzwa ureba ibyo waciyemo, si ukureba abo mugendana, ni uguhanga amaso ukumvira Imana yongorera ikongorera mu mutima wawe. Witeka akomeze ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Niyo mpamvu bene data bashiki banjye, muri iri jambo turimo kuganira muri aka kanya, ijambo ritubwira ngo tumwumvire. Eva yumviye Satani biciye mu mugore, Imana nayo iraje isanze Satani. Noneho biragenda gute? Imana iraza kumvira Satani kandi ari ikiremwa, ntabwo bishoboka. Itorero ry'Imana naryo, Imana duse kuri iyi si, Satani ntabwo ari kure yacu. Satani wegereye Imana, Imana nayo ikamusubiza ngo wakiremwa we, ushize n'isoni ugashaka kugerageza Imana yawe. Dusomere dukurikirane ayo magambo. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, umushukanyi ninde? Ni Satani. Uwo mushukanyi wasanze Eva ashaka kubiba imbuto mbi. Abamumviye batumye isi igwa mu kaga kugeza amagingaya, byatewe no kutumvira. Niyo mpamvu n'ubushize nabashe kubabwira, tubiganiraho. Imana ibonye ko Adamu na Eva babaye abagome, bafatanya n'umwanzi, batera Imana umugongo. Noneho n'abantu bayikomotseho batumye abantu bose ubwo busembwa bwo kutumvira Imana bubakurikirana. Noneho twese tujya mu gatebo kamwe. Ubugome dukomora kuri Adamu bukurikirana abantu kugeza amagingaya. None Imana ikareba ikavuga ngo ntabwo bishoboka, aba bantu sinshobora kugendana nabo, bisaba ko aba bantu duhana igihango. Mbere yuko mbakira mu muryango, nzi ko ari abagome babi, nzi ukuntu bamindutse. Reka mbere yuko mbakira mu muryango, reka mbanze niserukire, mena amaraso yanjye. Noneho ayo maraso nzaze ariyo meraho nakira abantu mu muryango wanjye, mbababarira. Noneho Imana ikakwakira mu muryango warababariwe. Noneho ntabwo wongera kugira ibibazo. None urugero Imana igiye kurutangariye, bo yegera umwanzi we, batangira ibiganiro. Dusomere. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduka imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa,
ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Mwumvise amagambo? Ariko bene data bashiki banjye, ariya si barimo kutwereka ngo Imana iri muri Yesu isanze Satani. None ariya ntabwo mubona ko batubwiye ngo Satani aterura ijambo avuga ngo niba uri umwana w'Imana. Yesu Kristo yigeze abwira Satani ko ari umwana w'Imana? Simubona ko ariya Satani ni bwa buryo bwe akora. Bene data bashiki wanjye, Imana idufashe dusoze urugendo neza. Ubu buryo bwa Satani bwo gukora kwe akuzanamo gushidikanya. Sureba nka kuri yaganirizaga Eva ngo Imana koko yababwiye gutya, yashatse kugira ngo amubibemo gushidikanya. Nawe nukazaze wemera ko Satani atuma ushidikanya ku by'Imana yavuze. Uhure n'ibigeragezo ariko amaso yawe uyahanga Umwami. Sibane data. Reba none hariya niyo mpamvu ushaka kubabwira ngo simbona ibya Satani abantu benshi ntabwo babizi, n'iby'amademo abantu ntabwo babizi. Simubona ko ariya mu byanditswe Yesu Kristo ari we Mana yaje iseruka mu mubiri. Simubona ko yagenda gutya abantu bapakiyemo imyuka. Sibyo? Yesu mu gihe abageragaho, muzi ibintu byabaga. Iyo myuka yavugiraga mu bantu. Yavugaga iki? Ngo wowe mwana w'Imana. Imyuka igahita imenya ngo Yesu ni umwana w'Imana. Ninde wababwirije kugira ngo bimenye ngo uje kutubuza uburyo igihe cyacu kitari cyagera? Urabyumva? Naho ngaho Satani nawe mu gihe ari kuganira na Yesu azi ko ari Imana. Sureba ko ahise mubaza ngo niba uri umwana w'Imana hindura aya mabuye, kandi nta muntu wamubwirije ngo ni umwana w'Imana, ariko aramuzi. Na Yesu nawe mu gihe barimo kuganira, uwo nguwo baganira nawe aramuzi. Noneho uyu Satani waganirije Yesu amubwira ngo gira gutya na gutya, mwene data na mushiki wanjye nanjye Tomasi magaze imbere yanyu mbwiriza, Satani ngewe ntabwo anganiriza, wewe ntabwo akuganiriza. Niba yaraganirije Yesu, we ntabwo akuganiriza. Reka none nguwe n'ubuhamya aranganiriza, aca mu gihanga, nawe arakuganiriza. Ariko Imana kubw'ubuntu bwayo ntabwo ugomba kumwumvira, ugomba kumvira ijwi ryo mu mutima wawe. Nuko nguko tumutsinda, kubera ko n'iri jambo ntabwo rihera mu gihanga. Iri jambo rigomba kumanuka mu mitima yacu, Imana ikicara mu mitima yacu. Noneho mu gihe Satani aje kuvugira mu gihanga cyawe, Imana nayo ikavugira mu mutima wawe. Noneho ukamusubiza ikintu gishobora gutsinda Satani n'ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, muzaze mutomora icyo Imana yavuze. Satani azahita yiruka. Satani ntabwo atinya abasenga, Satani atinya abantu bihambiriye ku ijambo. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Ntabwo atinya abantu kuko ko basenga. Hari n'igihe abantu basenga binyuranyije n'ubushake bw'Imana, arabaribata. Noneho ariya dusomye ngo niba uri umwana w'Imana. Satani hahise abona uriya mugabo, hahise avuga ngo niba uri umwana w'Imana. Noneho uwo mwana w'Imana Satani abyiye araza kuvuga iki? Dusomere dusoreze naho ngaho.
maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Cyagiye amubwira ngo hindura gutya. Yesu yamusubije gute? Subira inyuma gato. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Icyo ni ikintu cy'ingenzi bene data niho uza no gupfundikira kugira ngo turusheho kubamenya. Uwo muntu avuga utungwa n'ijambo ry'Imana ni iki kibiri ninde uwo muntu? Kugira ngo mumenye uwo muntu wari. Uwo muntu ni wa muntu atari yambara umubiri Imana yaremye mu ishusho yayo. Ntago ari uru rubiri. Ni uwo muntu. Uwo muntu waremwe mu ishusho y'Imana. Kandi iyo shusho y'Imana bisaba ko mumenye iyo ariyo. Ishusho y'Imana ni ishusho y'ijambo. Uwo muntu atari iki kibiri ategetswe kubeshwaho n'icyo Imana ivuze. Sibone data? Gwerega umuntu ntabwo abeshwaho n'imigati gusa. Kubera ko iby'iyi migati wenda umunsi umwe tuzabiganiraho, ari imbaraga ebyiri zikora muri iyi si. Niyo wavuga no mu Migani igice cya 9 ngo ubwenge arahamagara, noneho na Satani nawe arahamagara, ariko ahamagara ayobya abantu. Imana yo ihamagara abayo ibakurura ku isoko yayo. Satani nawe abajyana ashaka kubatandukanya n'isoko y'Imana, abajyana ku yindi soko mbi, mu gihe bayinyweyeho barapfa. Wa muntu waremwe mu ishusho y'Imana amaje kumvira Satani yarapfuye bene data. Reka mbabaze gato, uwo muntu waremwe mu ishusho y'Imana amaje kwanga kumvira Imana yarapfuye koko? Yarapfuye. Noneho bwa bwiza yari afite kubera gukomeza ijambo. Erega gukomeza ijambo byatumaga agira wa mukenyero bwa bwiza. Gutakaza ijambo, kwakira ijambo bituma wa mukenyero umuvaho, ubwiza bw'Imana bumuvaho. Niyo mpamvu kenshi na kenshi, sinzi niba namwe mukunda kubibona, ushobora kugenda gutya no mu nzira, ukagenda gutya kubera ko imyuka mibi ikunda kusa n'igira isoni. Noneho ukagenda gutya ukabona umuntu ntabwo ashaka kukureba, arimo kureba hasi, ntabwo ashaka kubura amaso, ariko wowe ushaka kugira ngo umurebe. Imyuka mibi mu bantu itinya umucyo w'ijambo. Naho ngaho ubona kenshi na kenshi n'igihe umuntu ateshutse muri iyi nzira, ahita atangira gukwepa na bene se, kubera ko ari mu nkambi y'umwijima. Ariko mu gihe ugendera mu mucyo, ugenda wemye. Naho ngaho ubona nara mu busitani bwa Edeni, mu gihe Adamu na Eva bari bambaye uwo mukenyero, Imana ntago yazaga nabo bakaza bayisanga, ariko bamaje umwitero umaje kubavaho ntago bahise bajya kwihisha. Noneho Imana siyo yajyaga ijya kubashaka. Noneho bitewe n'iyo myuka iri mu bantu ibangisha ibyo Imana yavuze, naho ngaho ubona n'abantu kubera ko aba afite imyuka mibi akicara naho ngaho, akaza wenda ari umushyitsi
ijambo rikatambuka ari umucyo, imyuka muri we ikabura amahoro, ikamuhagurutsa yavuga ngo hano ntago ugomba kuhicara. Ariko niba ari umwana w'Imana, Imana yazanye hano, Imana iramutabara, iyo myuka ikamuvamo, noneho ikamwambika ubwiza, agakomeza kota umuriro w'ijambo. Nuko bimera. Niyo mpamvu bisaba ko buri gihe twisuzuma mu mitima yacu. Mu gihe ijambo ry'Imana ritambuka, umwana w'Imana agomba kuryakira mu munezero. Ariko mu gihe wumva mu mutima wawe bisa n'ibibyigana, ukumva muri wowe ari icyuka cyangwa ijambo, bisaba kupfukama ugasaba n'Imana kugira ngo igutabare, kubera ko Imana muri wowe yishimira ijambo ryayo. Ariko umwuka mubi, umwuka w'umwijima, ntago wishimira ibyo Imana ivuga. Noneho reka mwene data asoze, nanjye pfundikira aho ngaho, amuzamura none ku musozi. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ikira gato. Yesu Kristo Imana, Satani ikiremwa. Handitse ngo ntukazaza ugerageza Imana yawe. Satani uri ikiremwa, njye ndi Imana, ntago wangerageza sha. Tuzaze duhora twizere, ariko ntazagira umuntu ugerageza Imana. Imana ugomba kuyizera, ariko ntago wayigerageza. C'est-à-dire Satani mu gihe ishobora kugufata, nishobora kuguteza kugerageza, ariko Imana ni Imana y'ijambo ryayo, ikabivuga ngo handitse ngo ntukazaze ugerageza Imana yawe. Ikintu duhurijeho ni iki, kandi nicyo tugiye gupfundikiraho. Imana mu mubiri isanze Satani ikiremwa cyayo kitangiye kwigerageza, naho ngo tubabwira ngo erega intambara zose duhura nazo n'ikibuga cy'imirwano ni hano mu gihanga. Satani aturasa muri iki gihanga, ariko Imana yo ituganiriza, ikohereza ijambo ryayo mu mutima. Ijambo ry'Imana icyicaro cyayo ntabwo ari mu mutwe, ni mu mutima. Noneho Satani mujya kurasa imyambi, uzaze wumva ijwi ry'Imana mu mutima, umusubize. Mu gihe ashatse kukwizeza, ashaka kuguteza ngo ugerageze Imana yawe, kandi handitse ngo ntabwo ugomba kugerageza Imana yawe. Niba Satani yarayigerageje Imana ikamujugunya, noneho twebwe abizera, Satani mu gihe ashobora kukongorera ngo ugerageze Imana yawe, uzaze wumva ijwi ry'Umwami rizakubwira aya magambo, rituma noneho uhagarara ushikamye, nk'uko n'Umwami nawe yaje aseruka nka jambo ahangana na Satani. Satani Yesu Kristo amutsinda ku mugaragaro. Igitero cya nyuma niho dusohoreza. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, abe ariyo ukorera yonyine. Niba byarakunaniye kumfukamira, mwumvise, reka nsohoreze naho ngaho. Niba byarakunaniye kumfukamira, nubwo naguhaye ubwiza, ubwo bwiza ntabwo nabukwambuye
ndakumanura uza gushuka abantu ubateza noneho kutandamya, noneho we byarakunaniye, ni ngiye Mana ngiye kugupfukamira we kiremwa cyanjye, nibikabe duhaguruke, nibikabe wo. Niyo mpamvu tudashobora gupfukamira ibishusha, tudashobora gupfukamira satani ngo mupfukamire, wapi? Ivi ryose rigomba gupfukamira umwami, sibyo? Ngo nyimubona mwikubita imbere, yikubita imbere yande ya Yesu Kristo. Witinya, naranesheje. Ntago dushobora gupfukamira igishushanyo icyo ari cyo cyose. Satani ni ushaka kuyobya abantu, azana ibishushanyo bitari bimwe. Nimutinde kubira bya by'ibibumba bya Mariya, ariko no bitwa ko basenga benshi baba bapfukamiye n'ibishushanyo batabizi. Reka dusenge, twiragize Imana, dusabira n'amateraniro y'ejo. Mukiza wanjye mfite koko ubwuzu n'ishimwe, Mwami wanjye gonde b'inkovu zawe, wagize kubwa ume kunesha Mwami, ume kunesha rero, uko wanesheje Mwami wanjye, ayiguza pfapfira muri wowe, duwe kunesha Mwami, duwe kunesha rero, uko wanesheje ayiguza pfapfira muri wowe Yesu Kristo ni izina riri hejuru y'amazina yose. Mu gihe umwanzi akugabiye igitero, asakuriza mu mutwe wawe, tomora, atura izina rya Yesu Kristo. Iryo zina nawe araritinya, uvuga ngo Satani nyuma yanjye, ngomba kumvira umwami wanjye muri byose. Dusenge. Uhoraho Mana idahinduka, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Abrahamu yarakumviye, Isaka yarakumviye, Yakobo yarakumviye, abahanuzi barakumviye, Shadrach, Meshach na Abdenego barakumviye, abera batubanjire barakumviye, nanjye na bene data n'abashiki banjye dushoboze kukumvira. Uri Imana nzima, mu gihe twumvise imirindi yawe mu mitima yacu, Mwami nitwirengagize ijwi ry'umushumba mwiza. Ndakwiragije, nkuragije bene data, nkuragije abashiki banjye, nkuragije iri teraniro nk'uko watangiranye natwe, uduherekeze utugeze mu ngo zacu amahoro. Dusabiye na bene data batateranye, n'ejo n'umunsi udutegurire ifunguro nk'uko twabyumvise. Umuntu ntabwo abeshwaho n'imigati gusa, agomba no kubeshwaho n'ijambo riturutse mu kanwa kawe. N'ejo uzatuganirize, uzaduhe gusabana nawe, ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Dutahe
mu mahoro y'umwami.